nawe w'imitsima rero dore uko bizakugendekera, uko warose ibyibo 3 birimo imitsima, ati ni iminsi 3 ntizarenga, ati umutwe wawe bazakumanika, mbese byawe bizaba birangiye. Mu minsi 3 niko byagenze. Ariko Yosefu abwira uyu mwenzi wa vino, ambwira ati rero rwose dore twabanye aha, twarababaranye, ntugera hanze dore bazakuzamura. Baramuhanuriye, reka muhanurira yuko azanazamuka, ati uzanyibuke. Niko byabagendekeye bose uko yabibabwiye. Ariko mwumva ikintu gitangaje, namwe nimundebera uru rugendo rw'ubuzima bwa Yosefu no kujya kuyobora iki gihugu uko byagenze. Ni inzira ndende, irimo igihe kirekire, irimo amakuba menshi, irimo imiraba myinshi, ariko reka ngutangarize ngo Yesu ashimwe cyane. Rero nongeye gushima Imana impaye kano kanya, kandi nshimira mwebwe mwese mwakurikiye ijambo ry'Imana twaganiriye ubushize. Amazina yanjye ni yayandi, nitwa Ingabire Marie Rose, nanjye nkunda Yesu. Ndashima Imana rero ko impaye akanya ko kongera tukaganira muri uyu muyoboro mwiza w'ivugabutumwa dukoresheje urugi rukinguye. Rero reka dusenge Imana twinjire muri gahunda yacu yo kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ibi bihe byiza buduhaye, tugushimiye ijambo ryiza rikiza, ryomora, rivura, ritanga ubuzima tugiye kumva. Turasenze kugira ngo rigire umumaro, rigire umumaro udasanzwe, rigire umumaro abaryumva, rihindura imitima yabo, kandi ribimure mu cyiciro barimo, ribashyire mu kindi cyiciro. Urakoze Data kubyumvishe, urakoze kubikora. Icyubahiro n'ikibikiye Imana mu izina rya Yesu, amen. Nanjye rero ngusabira umugisha, wowe uteze amatwi, wowe uzatega amatwi iyi nyigisho, kugira ngo Umwuka Wera azagusobanurire kandi akwagure kurutaho. Reka dusome rero ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Mose cyitwa Itangiriro. Ni Mose wacyanditse, ni igitabo kibanza mu bitabo bigize Bibiliya. Turasoma mu bice byaho 37. Turasoma duhere wenda ku murongo wa 12, hanyuma rero turaza gukomeza dusoreze ku murongo waho wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, bene se bajya kuragirira umukumbi wa se i Shekemu. Isirayeli abwira Yosefu ati, bene so ntibaragiriye umukumbi Shekemu? Ngwino ngutume muri bo. Aramusubiza ati, ntuma. Aramubwira ati, genda umenye yuko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko uri amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati, baragiye kuko numvise bavuga bati, tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati, dore Karose araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Tuzamenya inzozi ze uko zizaba.
reka twongereho na hano dukomezeho gato. Rubeni arabyumva aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya kandi ati mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri urwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho. Kwari ukugira ngo amubakize amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa, nta mazi yari arimo. Bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Galeyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure na bariya Abishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari mwene data tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. Hahita Abamidiyani batundaga bakurura Yosefu, bamukura muri rwa rwobo, bamugurana ba Abishimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa. Amen. Reka tube turekeye aho, andi magambo turagenda tuyaganira, ariko mu by'ukuri dusomye inkuru igaragara muri iki gice no mu bice by'imbere yaho bikomeza. Ni inkuru y'urugendo rw'ubuzima rwa Yosefu. Yosefu yavutse mu muryango, ubona ko uyu muryango wakoraga umwuga w'ubworozi. Bigaragara ko bari abatunzi b'amashyo. Hanyuma avuka mu muryango bisanzwe, yisanga mu bandi bana, yisanga afite ababyeyi, ariko ngo umunsi umwe ararota inzozi, ndetse arota inshuro ebyiri. Uko arose akabyuka akazirotorera bene se, uko arose akabyuka akazirotorera abavandimwe. Ariko ubuzima iyo urebye urugendo rw'ubuzima rwa Yosefu, bamwanze akiri muto. Abavandimwe be bamwanze akiri muto. Icyo koze yari afite se umukunda. Bibiri igaragaza ko ngo yamubyaye ngo ashaje, hanyuma rero ngo amudodeshereza ikanzu ndende nziza. Baramwanga rero bene se. Ikintu gitangaje rero, baramwanze ariko babika mu bwonko bwabo n'inzozi yarose. Igihe kimwe se abwira Yosefu ati reka ngo tume ku bavandimwe bawe, ngo bari bajyanye amatungo kure, bigaragara ko atari hafi yo mu rugo. Yosefu bamukorera neza impamba, baramubwira bati rero ugende umenye uko abavandimwe bawe bameze, ikindi umenye uko amatungo ameze, uzaza umbwire. Ariko igihe kimwe nsubiye inyuma gatoya, Yosefu yararose kuko twabivuze, arota nk'uko abandi bantu twese turota inzozi. Inzozi ziba zitandukanye. Yosefu rero arota inzozi, ngo arota imiba yose, ngo abona imiba we n'abavandimwe bose bafite imiba. Ariko ikintu gitangaje, ngo ya miba y'abavandimwe be ngo igwa imbere y'umuba we, hanyuma we ngo usigara uhagaze. Arabyuka abwira abavandimwe bati ariko muzi ko ngiye narose? Bateze warose iki? Ati ngiye narose imiba yanyu yose yubama imbere y'uwanjye uhagaze. Ba bavandimwe be bahita basevinga ako kantu bakabika mu bwonko. Baravuga bati twebwe tuzagupfukamira. Hako nyine zari inzozi, ari ibintu biraho, ari ibintu bisa n'ibidafite imbaraga, hari ibintu nyine by'amagambo, hari ibintu by'inzozi inzozi zisanzwe. Hanyuma arongera ararota bwa kabiri. Arose bwa kabiri arongera ababwira ati yemwe, ati muzi ko nongere narose?
batese warose iki kandi? Ati ngewe narose izuba, narose ukwezi, narose inyenyeri 11 byose byikubita imbere yanjye. Aramubwira ati ubwo twese n'ababyeyi twese tuzubamo imbere yawe, uzadutwara. Bibaho ariko babibika mu bwonko bwabo, bakomeza kubitekereza. Ariko na Yosefu ubwe urumva ntibyari byasibanganye mu mutwe we, ariko na Yakobo na se wabo ntabwo byari byasibanganye, yakomeje kujya bitekereza. Rero ijambo nabazaniye uno munsi, ijambo numva Imana yashyize ku mutima wanjye, ni irivuga ngo umugambi w'Imana kuri wowe cyangwa kuri twebwe nta kintu cyawurogoya. Bigaragara yuko izi nzozi zabaye Yosefu ari mu myaka yo hasi. Hanyuma rero igihe kigeze ibi bintu yarose ari umwana mutoya byaje kugira igihe birasohora. Byabaye urugendo rurerure, ariko igihe kiragera birasohora. Imana ishimwe. Ushize narababwiye, niyumvisemo kubabwira ngo ongera usenge. Nicyo cyigisho twaganiriye ubushize. Ariko uyu munsi niyumvisemo kuvuga ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe cyangwa ku buzima bwanjye, ku buzima bwacu urakomeje, kandi nta kintu cyawurogoya, nta kintu cyawucamo, nta kintu cyawitambikamo. Byatangiye ari inzozi gusa, ari inzozi zisanzwe. Ikigaragara cyo Yosefu amaze agemuriye abavandimwe be ngo bamwitegera ari kure. Twabisomye ibyo bintu, nawe ushatse wabisoma. Ngo bamwitegera ari kure, baravugana bati yo atura ninde uhingutse, bati Karose araje. Bahita bamubatiza izina ati Karose araje. Ntibavuga ngo Yosefu araje, bigaragara ko harimo akantu gakomeye cyane. Ati Karose araje akibageraho asanga bapanze. Bavuga bati tumwice tumurangize, tuzarebe ibye n'inzozi ze. Ariko umugambi w'Imana ntabwo wawica, ntabwo bishoboka. Baravuga ati, umwe arababwira ati oya, aho kugira ngo tumwice, mureke tumujugunye muri ruriya rwobo. Bati noneho ni urwobo ngo ni inzobo zari aho hafi ngo zayaga zijyamo amazi. Ariko ikintu gitangaje ngo muri iyo minsi nta mazi yari arimo. Bamujugunyemo, bamwambuye ikanzu bamujugunyemo. Ariko munyumvire namwe, bamaze kumujugunyamo ngo baricaye barya imitsima yabazaniye, barya amafunguro yabazaniye. Uwo yabazaniye baramujugunye. Ako umwana w'umuntu ntago yoroshye pe. Baramujugunye, barangije badukiriye impamba yabazaniye, barayiriye baguwe neza. Ariko ngo muri uwo mwanya wari abantu bahitaga b'Ishimayeli bigendera. Mwabungura igitekerezo batari ku bundi tumwice gutyo agenda apfe yaguye muri rwobo nta kintu tumukuyeho. Ati hoya, reka tumugurishe. Ati n'amaraso ye nta kintu twe kushyiraho n'urubanza rw'amaraso. Baramugurisha, reka tumugurishe na bari ab'Ishimayeli. Ngo bamugurisha ngo ibice ngo by'ifeza 20. Barangije rero bafata ya kanzu ya Yosefu nziza umusaza yamudodeshereje, barayijyana bayinitse mu maraso. Ibimenyetso byose bya gahunda y'inzozi birimo birasibangana neza. Ikanzu barayijyanye, ibimenyetso bigaragaza yuko yapfuye, ngo yariwe n'inyamaswa z'inkazi biragaragara. Ikanzu bayishyiriye se ayibonye arayimenya, avuga ati iyi kanzu ni iy'umwana wanjye. Aramuririra, bakora ikiriyo. Nubwo bakora ikiriyo, nubwo ibyo urimo byaba bisa n'ibi, ariko reka ngutangarize inkuru y'amahoro.
reka ngutangarize inkuru yo kugukomeza. Nuko umugambi w'Imana ukomeje ku buzima bwawe, nuko umugambi w'Imana ukomeje ku buzima bwacu. Bakora ikiriyo, Yosefu bamukorera ikiriyo. Ririya tsinda ry'abavandimwe be bo bari bazi neza yuko atapfuye, batamwishe, nta n'inyamaswa y'inkazi yamuriye, ariko bari bamugurishije. Bumvaga birangiye ntaho bazahurira nawe, uko bakavuze ngo barebe amaherezo y'inzozi ze, ubwo nyine bumvaga babishoje. Ariko Imana iratangaje, ubuzima bwo kubaho kwe bwarakomeje, kubera ko Imana yari imufiteho umugambi ukomeye. Muhumure, muhumure, Imana ishimwe cyane. Rero iyo ukomeje ugasoma usanga Yakobo ngo yaririye Yosefu, ngo aramuririra, baramuhoza biranga, abakobwa baramuhoza biranga, abantu bose baramutabara, baramuhoza biranga. Avuga ati umwana wanjye nzarinda njye ikuzimu ngifite agahinda ke. Nyuma yo kumugurisha rero, buriya ubuzima bwa Yosefu, ndimo nsoma zino nkuru, bwatumye ntekereza cyane ku rugendo rw'ubuzima bw'umwana w'umuntu. Yaragiye, bamaze kumugurisha, abana b'Ishimayeli sibo bamukoresheje, nabo bamugurishije n'umuyobozi w'igihugu, bamugurisha na Potifari. Aramugura, amujyana mu rugo. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo Uwiteka yari kumwe na Yosefu. Aragenda agezeyo ngo imigisha iraguka, baragenda baratunganirwa, kugeza igihe imigisha yageze no mu mirima yabo. Ubukire buratumbagira, arakura. Bibiliya iravuga ngo baramukunda, bamugira umuyobozi w'urwo rugo. Imana idufashe cyane. Baramukunda, bamugira umuyobozi wo mu urwo rugo neza, aba umusore mwiza, ukuboko kwiza kw'Imana kubana nawe mu Egiputa. Imana imugirira neza. Yosefu arakura, aba umusore mwiza w'igitangaza muri urwo rugo. Ariko igihe kiragera, umugambi w'Imana rero urarwanwa. Iyo uzaba umuntu ukomeye uca mu bikomeye, kandi Imana igutegura mu buryo budasanzwe, ukisanga muri situwasiyo nawe utatekerezaga. Nyirabuja ngo amwitegereje, ngo aramubengukwa, ngo aramukunda. Noneho Yosefu yinjiye mu nzu nk'uko bisanzwe, ahageze uyu mugore ngo aramubwira ati turyamane. Iki nacyo ni ikindi cyiciro cy'ubuzima. Ageze muri uyu muryango Yosefu, uyu mugore amusabye kuryamana nawe, nta bandi basore bari bahari, nta bandi bagabo bari bahari, ahubwo ni ukugira ngo Satani agenda arwanya umugambi w'Imana ku buzima bwa Yosefu. Hanyuma byaje kumukururira mu kindi gice cy'ubuzima bwe nasanze, cyo kujya kuba muri gereza. Arangije rero arabyanga. Abyanze, Bibiliya ivuga yuko uyu mugore yari wenyine mu nzu na Yosefu, ngo afata umwitero we. Yosefu amaze kubyanga, ngo arasakuza, aravuga ati asobanura ko ngo yari agiye kumusuzugura, muri make yari agiye kumufata ku ngufu. Shebuja rero ngo abimenye, nta kundi byari kugenda, bamushyira mu nzu y'imbohe ko yakoze ibara. Hari ibimenyetso, nta kundi yari kubihunga. Bamushyize muri gereza, ukuboko kw'Imana gukomeza kubana nawe. Imana ishimwe. Imana ikomeza kugendana nawe, Imana ikomeza kumwiyereka. Agezeyo asangayo abandi bagabo babiri, nabo bafunzwe kubera ibyaha bakoze mu mirimo bari bashinzwe gukora. Abanye nabo, ariko ngo umucungagereza areba Yosefu, yumva aramwikundiye, amuha kujya ayobora abo bandi.
ngo Uwiteka yabanaga na Yosefu naho muri gereza. Imana ishimwe kibana natwe mu byo duhura byose, mu byo duhura nabyo byose muri ubu buzima. Urugendo rwacu rwose rw'ubuzima, Imana ibiri kumwe natwe, intambwe ku yindi Imana ibiri kumwe natwe. Imana ishimwe cyane, ntago yadutererana, ntabwo yatureka. Yosefu abaye mu nzu y'imbohe, habayemo rwose ibintu nyine, urumva yavuye iwabo, ise yamukoreye ikiriyo byararangiye, abavandimwe be nabo baramugurishije byararangiye, aturije rero muri gereza, ari mu gihugu kitari ikiwabo. Ariko izi mfungwa ebyiri asanzemo ngo ziza kurota, zirarota nijoro inzozi. Hanyuma ngo mu gitondo Yosefu asanga bababaye, arabaza ati se habaye iki? Amubwira ati yewe, ati twarose inzozi, ati kandi twese buri wese yarosize, ariko zaduteye ubwoba. Hanyuma arabinginga ati nimumbwire izo nzozi mwarose. Ariko Imana ni nziza bene data, Imana ni nziza, ntabwo izaburaho inyuza ngo igutabare, ntabwo izaburaho inyuza ngo ikuvane mu cyiciro urimo igushyire mu kindi. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe mwiza urakomeje. Umwana aramubwira ati rero, ati njyewe narose, uyu ngo yari umuvuzi w'imitsima. Ati yararose mfite imitsima yokeje mu byibo 3, ati mbitwaye biri ku mutwe, ati none ibisiga biraza birya ya mitsima birerera ku mutwe. Urumva nyine abivuganye igihunga. Yosefu arabyumva. Habanje uwa vino, uyu mwenzi wa vino amubwira ati rero, ati njyewe narose amaseri y'inzabibu, narose igikombe, ntimumpereza kwa Farawo. Kwa Farawo. Yosefu aramubwira ati dore, arababwira bose, ati dore inzozi zanyu ko zisobanura rero. Wowe mwenzi wa vino ugiye kuzasubira mu kazi kawe mu minsi 3, ko wabonye amaseri 3 n'iminsi 3 ugasubirayo. Nawe w'imitsima rero dore ko bizakugendekera. Uko warose ibyibo 3 birimo imitsima, ati ni iminsi 3 ntizarenga, ati umutwe wawe bazakumanika, mbese byawe bizaba birangiye. Mu minsi 3 niko byagenze. Ariko Yosefu abwira uyu mwenzi wa vino, amubwira ati rero rwose dore twabanye aha, twarababaranye, ntugera hanze dore bazakuzamura. Baramuhanuriye, reka muhanurira yuko azanazamuka, ati uzanyibuke. Niko byabagendekeye bose uko yabibabwiye. Ariko mwumva ikintu gitangaje, wa mwenzi wa vino agezeyo, reka da, aribagirwa amezi arashira, aribagirwa umwaka urashira, yibagirwa Yosefu, aragiye asubiye mu buzima busanzwe, aramwibagirwa. Reka nkubwize ukuri, nubwo abantu bakwibagirwa, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe urakomeje. Nubwo abantu bakwibagirwa, nubwo abo mwabanye bakwibagirwa, nubwo abo mwakoranye bakwibagirwa, nubwo abavandimwe bawe bakwibagirwa, nubwo nta babyeyi bahari ngo bakwibuke, nubwo se baba nta buryo bafite bwo kukwibuka, ariko reka ngutangarize iri tangazo ryiza, ubuzima bwawe Imana ibufite mu kiganza, kandi Data aracyagukunda. Imana ishimwe cyane. Aramwibagirwa bararuhanye, aramwibagirwa bararuhanye muri gereza, aramwibagirwa ari we Imana yanyujijemo ko agiye kuzamuka, aramwibagirwa ari we Imana yanyujijemo ko agiye gusubira mu kazi ke. Filime irizinga, ariko kubera ko Imana hitabura ahantu inyuze, ntabwo ishobora kubura ahantu inyuze igisubizo cyawe, ntabwo ishobora kubura ahantu inyuza. Uyu mugabo witwa Farawo ngo arota inzozi, arose inzozi
ubona ko amakuru ya Yosefu agiyebamo inzozi nyinshi. Harimo ikintu cy'inzozi, hanyuma ngo arota inzozi, arose inzozi zimutera ubwoba, ahamagara abazimusobanurira pe, birayoberana. Bimaze kuyoberana ko n'Imana ari nziza, mwongere mu nkundira Imana. Uyu mwenzi wa vino ahita atanga amakuru, ubwenge buragenda, aribuka, ahita atanga amakuru atari ko njyewe rero tukiba muri gereza hari umugabo twabanye wari umusore w'umuheburayo, twabanye niwe waturotoreye inzozi kandi uko yabitubwiye niko byagenze. Umwami uyu mugabo Farawo ku murongo wa 14 w'ibice 41 ngo maze Farawo ahamagaza Yosefu bamuhubura mu nzu y'imbohe. Imana ishimwe. Bahita bamuhubura, ntabwo yaje mu buryo busanzwe, baramuhubuye baramutunganya, hanyuma rero ajya imbere y'umwami bamutekerereza. Umwami Farawo amutekereza inzozi yarose, avuga buryo ki yabonye inka 7 zibyibushye, avuga buryo ki yabonye inka 7 zinanutse ngo z'umwaku, avuga buryo ki yabonye izo nka z'umwaku ngo zirya ziriya 7 zibyibushye, ngo nyuma yo kuzirya kandi zikomeza ari umwaku. Amubwira uburyo yabonye amahundo y'amasaka meza, amubwira andi y'iminambe yakubiswe n'umuyaga waturutse iburasirazuba. Abimutekerereje byose Yosefu ngo abyumve, ariko kandi igihe cye cyari kigeze. Nubwo atabyumvaga uko bizagenda, ariko igihe cye cyo gutabarwa, igihe cye cyo kwibukwa n'Imana cyari kigeze. Imana ishimwe cyane. Imana igira gahunda, kandi igira gahunda ndende ku buzima bw'umwana w'umuntu. Yosefu abitega amatwi, aravuga ati ko sinjye ubizisobanura. Ati ni Imana izisobanura, ariko ibisobanuro biraboneka. Arababwira ati rero dore uko ibintu biteye, umwami inzozi yarose dore uko zimeze. Ati ni imyaka 7 y'inzara, ni imyaka 7 y'uburumbuke. Ati izo nka wabonye n'ayo mahundo wabonye, ati ibisobanuro byabyo ni ibi. Ni imyaka 7 y'uburumbuke, igihugu kikeza imyaka myinshi, ariko agakurikiraho indi myaka 7 y'inzara ikomeye iteye ubwoba. Kandi ahita atanga inama. Haleluya! Umuntu uri mu mwuka w'Imana, nubwo haba hari ibibazo, wahorana ibisubizo kandi bifite umumaro, we ahita atanga inama. Atanga inama abwira ati rero nubwo bimeze gutyo, nihashaka umuntu w'umunyabwenge kandi w'umuhanga. Urumva? Nihashaka umuntu w'umunyabwenge. Reba kuri 33 igice cya 41, dore ukuntu havuga ngo nuko Farawo ngo nashaka umuntu w'umunyabwenge ngo kandi w'umuhanga. Iyo ni inama yatanzwe, irimo itangwa n'uyu mugabo, n'uyu musore w'umuheburayo, n'uyu musore waje ahangaha aguzwe, n'uyu musore waje asuzugurutse, ariko kuko Uwiteka ari kumwe nawe atanze inama ibwami. Aravuga ngo bashaka umuntu w'umunyabwenge kandi w'umuhanga ngo amuhe ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Farawo ashyireho abahunikisha, ahunikisha igice cya 5 cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari 7. Uko yabisobanuye ko hazabaho imyaka y'uburumbuke 7 n'indi myaka 7 y'inzara, ngo bateranye ibihunikwa ngo by'iyo myaka myiza ngo igiye gutaha, bahunike mu midugudu. Mva ukuntu arimo abisobanura neza kuko nk'umuhanga. Bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu, itegekwe na Farawo ngo kandi bayirinde. Iyo myaka bayihunike kandi bashyireho n'uburinzi, kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa. Igihugu cyose
cye kumarwa n'inzara. Imana ishimwe. Atanze inama, atanze n'umurongo uburyo ki ibintu byakorwa. Iyo usomye ku murongo wa 37 w'iki gice, iyo nama ngo inezeza Farawo ngo n'abagaragu be bose. Mbese ubwo inama yari yateranye, inama yari yateranye y'abayobozi bose ngo barebe icyakorwa, ariko ngo iyo nama ibanezeza abari aho bose banezezwa. Mbese ntawashyizeho, ntawigeze yongeraho ibindi bitekerezo. Ariko noneho Farawo abaza abagaragu be, atese ko nshimye ko dusobanukiwe uko ibintu bimeze, imyaka y'uburumbuke ibaye 7, imyaka y'inzara izakurikiraho nayo ikaba ibaye 7, tukaba tugejejweho inama y'uko byazagenda, ko abantu bazahunika, ko bazahunika mu midugudu, ko abantu bazabika ibi biribwa, kandi ese tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Bahera ko rero bafata Yosefu bamugira umuyobozi. Namwe nimundebera uru rugendo rw'ubuzima bwa Yosefu no kujya kuyobora iki gihugu uko byagenze. Ni inzira ndende, irimo igihe kirekire, irimo amakuba menshi, irimo imiraba myinshi, ariko reka ngutangarize ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza kandi urakomeje. Haleluya, haleluya. Nurabona ko uru rugendo ari rurerure, Yosefu yimitswa ate ari umugurano? Yimitswa ate atari nyiri igihugu? Ese barebye seveye? Hari seveye babanje bakareba, babanje kureba se ari mwene nde, babanje kureba se akomoka he? Kuko igihe cy'Imana kigeze hari ibintu bititabwaho, hari ibintu twebwe abantu tureba, ariko hari iyo igihe cy'Imana kigeze hari amaprincipe menshi batagenderaho, kuko igihe cyo gukora kw'Imana kigeze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero Yosefu ahunikisha imyaka, arabikoze. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga yuko uretse Farawo wenyine, undi muntu wahitaga akurikira yari Yosefu. Imana ishimwe cyane. Rero ndenda gusoza ikiganiro cyanjye cy'uno munsi, ariko reka nkubwire ngutangariza amakuru avuga yuko urwego waba uriho rwose, ikigero waba uriho cyose, nta kigero Imana itageraho, nta kigero Yesu atakoraho, nta cyiciro Kristo atakoraho. Imana ishimwe cyane. Yosefu birangiye ayoboye, birangiye ahunitse, birangiye ariho honyine hasigaye ibyo kurya. Ibindi bihugu bikikije hirya no hino inzara iratera, inzara irakomera. Nicyo gihe rero bene se wa Yosefu nabo inzara yabagezeho aho bari, inzara irabica, biba ngombwa ko baza guhahira muri iki gihugu. Hanyuma rero ntabwo biyumvishaga mu bitekerezo byabo namba ko Yosefu yaba akiriho. Ubundi hari igihe isi gukorera ibintu ikumvira kurangije, ikumvira guhanaguye, ariko gukora kw'Imana kuba kukiri kumwe n'umwana w'umuntu. Imana ishimwe cyane. Barikoze baraje guhaha, ni inzira ndende, ni amakuru menshi, ariko icyo nashaka kubabwira ni uko za nzozi kera Yosefu akiri muto yarose zaje gusohora. Nusoma mu bice 43, reka wenda tuhasome umurongo waho wa 24, haravuga ngo ibice 43 by'itangiriro, by'igitabo cy'itangiriro. Reka wenda ntacyo dusoma umurongo wa 26, urahasanga za nzozi za kera Yosefu akiri umwana mutoya yigeze kurota. Yosefu atashye bamusangisha mu nzu y'amaturo bazanye, bamwikubita imbere bubamye. Ntizisohoye. Murebe urugendo rw'ubuzima bw'uyu musore.
murebe ubuzima bwa Yosefu aho yaciye n'imibabaro yaciyemo, ariko birangiye bamwikubise imbere bubamye. Uko yabonye ya miba yubamye imbere ye, birangiye nabo bubamye. Soma 28. Baramusubiza bati data umugaragu wawe ni muzima arakira. Barunama bikubita hasi. Igihe cyarageze baraza bahagutura, bazana se, baza bose, umuryango wose uraza, baratura, arabatuza, baratunganirwa, kugeza igihe Yakobo uyu musaza se yaje ubuzima bwe bwarangira aho yaje kwitaba Imana, ariko akuze ashaje. Ariko icyo nagira ngo ntangariza abantu muri ijambo ry'Imana, twifashishije iri jambo ry'Imana, hari n'abandi benshi twafata ingero zabo, ariko twafashe urugero kuri Yosefu. Ni uko umugambi w'Imana kuri wowe nta kizawukoma mu nkokora. Ni uko umugambi w'Imana kuri njyewe nta kizawukoma mu nkokora. Hari irindi jambo ry'Imana ngira ngo dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Dusome igice cyaho cya mbere umurongo wa 37. Haranditse ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nta jambo Imana yavuze ku buzima bwawe rizahera, nubwo byaba byaraciye mu nzozi, nubwo byaba byaranyuze mu buhanuzi, aho byaca hose, ariko ari Imana yabivuze, Imana izabisohora. Nta jambo Imana yavuze na rimwe ku buzima bwawe ritazasohora. Imana ishimwe cyane. Imana yadusezeranyije ibintu byinshi bitandukanye. Imana yadusezeranyije ubuzima, Imana n'ubu iracyadusezeranye. Ariko hari indi sezerano dusangiye twese, yuko igihe nikigera Imana izatujyana mu ijuru. Abantu bayizera, abantu bayikoreye, abantu bahindukiye. Nagira ngo nawe nkubwire, ubaye utarahindukirira Imana, ubaye utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, aka kanya ni umwanya wo kwitekerezaho, ukakira Yesu, ukakira isezerano ry'Imana ry'ubugingo buhoraho, ukakira ihumure rituruka mu ijuru, kuko umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka rero dusenga Imana dusoze uyu mwanya. Tuzakomeza ubutaha, ariko nkwibutse yuko gahunda y'Imana ari nziza ku buzima bwawe, ku manywa na nijoro, amanywa, mu gitondo. Imana ni nziza kuri wowe, kandi Imana iracyagukunda, Imana iracyagutekereza, iracyagufite mu bitekerezo byayo. Hari igihe umuntu atsikamirwa n'imibabaro akiheba, hari igihe umuntu avuga ati si ibi bintu Imana yavuganye nanjye bizabaho, ariko umugambi w'Imana urakomeje. Imana ishimwe cyane kubwira ijambo. Amen. Reka rero dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza. Umugambi wawe mwiza urakomeje kuri twebwe, kandi ukomeje kuba kwizera bose, kandi uzakomeza no ku bantu bakikwizera, bakikwakira mu buzima bwabo, bakikugira uwa mbere. Urakoze rero, shimwe n'icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe, none n'ibihe bidashira ku bwa Yesu Kristo umwami. Amen. Amen.